ngiye guhanura ubuhanuzi bukomeye. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo yomoye umutima wawe ihereye muri nyina w'igikomere. Umuntu ashobora kugendana n'igikomere atashobora kubwira abantu, atajya kwa dogiteri ngo abwire dogiteri ngo ndababara, ariko izi komora izana ibyomoro biruta ibikomere umuntu aba afite. Irambwiye ngo irakomoye. Yahagenze umunsi nijoro ahura n'abikoreye ikiriba. Ahagenda umunsi nijoro. Urumva ukuntu ibiduhagarikisha umutima abirusha gukomera. Yego. Avuga ati ni muture. Bati turi kwihuta tugira Rusororo. Umva ico nkundira Yesu. Ahura nabo batarashingura. Kumutanyumvise. Baratwikorera ariko ntabwo badushingura. Ahura nabo batari bagira gute? Batari bashingura. Ahagarara hagati bataragera Rusororo. Ntabwo gutabarira Rusororo. Hagati yaho utuye no kugera Rusororo, Yesu arahahagaze. Niba hari ikintu gihwereza karande, niba hari ikintu cica karande gasinzira, niyo wicaye muri Rwandeya. Ya nayicayemo ngaho ndi wabazimu webi wacu ndakwihanije n'undi munsi bagiye hejuru timuzongere kwegura umutwe. Uyu munsi ngendeye mu ndege inshuro 10. Noneho rero naringeze ku ijambo rivuze ngo ibyawe Yesu azaho biherereye. Afata umwana muhereza nyina. Abari basize bagabanye banyuze mu maguru ya Yesu bati wa mutipe no muhatari. Bari basize abanyantege nke babyicayeho bati mu bihambure vuba. Bandi bati bigenze gute? Ati duhuye n'umugabo turusha amaboko. Abari basigaye ku bintu bati ndimutubwire ko ari mwene Mariya. Bandi bati nuwo mwamumenye ni uvuguruza imigambi, ni uhagaciro abantu bakambuye, ni urema ibitariho bikabaho, ni utegeka urupfu kuko rufite mu kiganza. Uwo niyo wavuze ngo ntimuhagarike imitima. Aherutse gukora ikindi kintu i Babuloni. Hotel die. Uwitwa Nebukadinezari ngo yabwiye ba Saduraka, Meshake na Bedenego, arababwira ngo ndashaka ko namwe muramya ibigirwama igishushanyo nabajije. Ba Saduraka baramubwira ngo twebwe twamaze kwizera iruta ibishushanyo, twamaze kwizera ishobora Nebukadinezari ati ntabwo mwakora nk'ibyo abandi bakoze. Baramubwira bati twe twamaze kumenya ko ijuru atari ivanga mutungo, n'umuntu ku giti cye. Ntabwo turakora ibyo abandi bakoze guteze. Nebukadinezari ngo agira umujinya aravuga ngo ubwo ni iyihe mana yabasha kubanga. Baramubwira bati reka tukubwire, iyo twizeye dufitanye nayo amakuru. Uyu munsi nubwo itadukiza yigeze idukiza. Uyu munsi ishobora guceceka ariko yigeze ivugana. Duherutse guhurira ahandi hantu. Imana ishimwe ko iduhagurukije muri iki gihe. Nubwo Satani arwana ariko waduhamagaye ni umunyamaboko. Rugabana w'Imana imuha umugisha, kandi nayo kuwa gatatu yarari hano. Nari namubonye kuri afishe tuzaba turi kumwe. Hanyuma biranezeza. Imana ishimwe, kandi mwese Imana ibahe umugisha. Abambonye bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore
ufite umugabo n'abana 4, umwana wanjye w'imfura turi kumwe uyu munsi twazanye. Nahaguruka atere haleluya. Yitwa Ihembaneza Patrick, niwe mfura yanjye. Uriya niwe nabyaye mbura icyo mwambika, ariko ubu murabona ko yambaye neza. Amen. Turi kumwe n'umushoferi waje adutwaye, reka nawe ahaguruke atere haleluya. Imana imuhe umugisha, nagize umugisha wo gutwarwa n'abakozi b'Imana. Amen. Ndanezerewe rero, naguwe neza mu nzu y'Imana mu gihe gito bampaye. Ntabwo ari gito, ariko dukwiye gucunguza uburyo umwete, kuko nyuma y'ubu mfite izindi gahunda. Munyemerere murambure Bibiliya dusome ijambo Imana ishize ku mutima. Turarisoma mu butumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 ku murongo wa mbere. Nuwo murongo turaza gusoma, hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe inyuriye muri iri jambo. Ubutumwa bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Amen. Twongere dusome. Aravuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Dusubiremo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira iri jambo rivuze ngo nimuhumure. 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 Ibiduhangayikisha birahari, duturanye nabyo. Aho dutuye birahatuye, ariko nimuhumure. Iki ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be mu minsi ye ya nyuma agiye gusubira mu ijuru. Yesu ni umugabo mwiza, arazirikana. Yahaye agaciro imvune abigishwa bavunitse. Mu minsi ye ya nyuma arabicaza, agirana nabo ikiganiro kiryoshe. Aravuga ngo bigishwa, ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye kandi munyizere. Maze iminsi nibaza kuri aya magambo, ndavuga nti kubera iki Yesu yavuze ngo ntibahagarike imitima, kandi bibahagarikisha imitima baturanye nabyo. Ariko mpita mbona igisubizo, sanga uyu Yesu wavuze ngo ntibahagarike imitima, ibibahagarikisha imitima nsanga birusha gukomera. Ndafashijwe. Sanga uyu Yesu wabwiye abigishwa ngo bigishwa, ndabizi ko mutuye mu isi, ndabizi ko hari ibyo muhanganye nabyo, ariko kandi ibyo muhanganye nabyo ntibikwiye kubahagarikisha imitima, kuko uwo mwizeye birusha. Aravuga ngo ndabizi ko bihora bibiteze, ndabizi ko muturanye nabyo, ndabizi ko bibaha iminsi, ariko kandi ntimuhagarike imitima, kuko ibyo byose ngewe mwizeye. Aleluya. Mbirusha gukomera. Abatananiwe mwakomera Yesu amashi. Nutumbira Yesu uza
bazaba nkawe bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe tunganira Imana. Uyu Yesu abwira abigishwa ngo bigishwe burya ibyakagombye kubahagarikisha imitima nta mbaraga bifite. Iyo unyizeye ndwana nabyo wicecekeye. Gahunda ni ukwizera Imana yantumye kandi nanjye mukanyizera. Uyu mugabo witwa Yesu wavuze ngo ntibahagarike imitima ni umugabo ushoboye, ntatinya urugamba. Aherutse gukora akantu ahitwa Inayini n'ejo bundi. Inayini hari umugore wari uherutse guhura n'ikigeragezo ngo apfushe umugabo. Apfushije umugabo, bene wabo baramubwira tumva mada, urabizi ko umuntu utarabyaye umuhungu mu muco wacu w'Abisirayeli tugomba kumusenda akagenda akajya iwabo ibye tukabigabana. Umugore ati iryo tegeko ndariza ariko nanjye mfite ingingo indengera. Batubwa ingingo ikurengera ni iyihe? Nta mwana ufite. Umugore ati ndatwite munyitege. Ndatwite munyitege. Mwebwe muri kureba kubiboneka ariko ndatwite. Abagiye gusenga ngo indi zavemo, abagiye mu bapfumu, abahamagaye Imana ziwabo. Umugore nawe ahamagara Imana yo mu ijuru, arayibwira ngo dore amahirwe ya mbere yaranshitse ariko kandi nzi ko ufite n'amahirwe ya kabiri. Ndashimira Imana ifite andi mahirwe. Haleluya. Uranyumvise? Yego. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Sobwo wakwihutisha ingoma ukanshurangene neza. Ihutisha ingoma. Ku birenge byawe imfubyi zibona ababyeyi, ku birenge byawe abakene barambara, ku birenge byawe tuhabonera amahoro. Amarira tuzana ntabwo ariyo dutahana. Ku birenge byawe abatananiwe bakomera Imana amashyi. Ihutisha ingoma twumve. Nta muntu n'umwe ugwa ku birenge by'Imana, twese turahatabarirwa. Amen. Uyu mugore abwira Imana ngo ndabizi ko amahirwe ya mbere yo yashitse ariko uracyafite andi mahirwe. Hano akavuga ati tuzanabigabana. Umugore akajya gusenga, bagiye kumva bumva ngo umugore yabyaye, bati mutubarize yabyaye iki? Abagiye kureba bati mada tubwiza ukuri wabyaye iki? Urati nabyaye umuhungu. Hamwe bati mada uzagira amahirwe umwana ntapfe. Mugore ati iyo niringiye itegeka urupfu ntabwo urupfu ruyitegeka. Hanyuma birangira umwana w'uyu mugore apfuye.
uyu mugore atikatika ndahambiriza ndaritura ndamenagura ndubika ndashwanyaguza akabona kana ntaguhumeka ati Mana nkoze ibiki reka nguhanurire mfatira uwo muri kumwe mu kigeragezo umunkore mu kiganza umumbwire ngo mu kigeragezo ushobora kwibwira ngo Imana ndi muri kumwe naho yagiye guhagaraho kiri bukwicire ongera umukora mu kiganza umumbwirire ngo mukore mu kiganza umubwire ngo hirya y'inzuki abera turya ubuki ongera umumbwire ngo avoka y'umukene imanuka ihiye uyu mugore bati Mana ni wowe twavuganye cyangwa si wowe Imana iraceceka reka nongera nguhanurire nubwo icecetse ariko iri gukora kwayo ayiselaye kuraruta kuvuga Imana ivuga bike igakora byinshi abantu bavuga byinshi bagakora bike ariko Imana yacu ikora byinshi ikavuga bike iri kubwira Mose ngo ibajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki yavuze amata ivuga n'ubuki ntiyigeze ivuga Abanaki ntiyigeze ivuga inyanja ntiyigeze ivuga Yeriko ariko nubwo itabivuze yarabikoze haleluya 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 tosheli bayize nibyo itavuze izabikora hajya ngo no muyobozi wa gahunda muraho neza muyobozi wa gahunda umutwe wawe amatwi yawe mbese ico gice cyose cyo hejuru Imana ikirinze kugira ibibazo amatwi yawe Imana irayazibuye uwo mutwe ukurya buri munsi ntabwo uzongera hanyuma Imana irambwiye ngo aho kuja kubagwa ahubwo Imana iteretse umugisha mu biganza byawe haleluya amarira azashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera azatugeza ahatambika amarira azashira amarira azashira ibibazo bikuweho Yesu dukorera azatugeza ahatambika amarira azashira ivuga bike yarangiza igakora byinshi yabwiye Mose ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki Mose arazabwira Abisirayeli ati mvuganye nayo ivuze ngo iki Mose ati mureke mbabwire uko ivuze iravuze ngo idukuye muri iki gihugu cy'uburetwa itujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki umwisiraheli wa mbere abavuza indi mati sasu wa santi vraiment donc ndibaza qu'est-ce que c'est cette inserpa mo uwananirwa amata ntiyananirwa ubuki undi ati mo abadogiteri babuzanya amata ntawubuzanya ubuki tugende ibahisha amahangane ibahisha ko Farawo afite abakonikona abitse mu rugo bamuragurira
muribuka ko Mose yaje akabwira Farawo ngo rekura. Farawo ati ceceka. Mose ati ndiho yantumye. Farawo ati ngwiki? Mose ati ni Imana ishobora byose, ni kimenyimenyi. Mose abafashe inkona terera hasi ihinduka inzoka. Mose ati wabibonye? Farawo ati ndi kubibona. Mose arambura ukuboko. Farawo ati hano hirya mfita abahungu babikora kandi mwana riganye. Kuko Mose abahanga bavuga ko yize mu ishuri ry'ubukonikoni. Ubundi Imana igukoresha inyuze mu byo wize. Yego. Imana ikoresha umuntu inyuze mu byo yize. Impamvu yahamagaye Aburahamu ikamubwira ngo sohoka ubare inyenyeri, iramubwira ngo n'urubyaro rwe niko ruzanga. Abahanga bavuga ko Aburahamu yari yarize geography. Bivuze neza ra? Yego. Siko nsigaye nzi Igifaransa. Nsigaye naravuga nti vraiment donc ndibaza. Noneho Farawo ngo yagiraga abakonikoni yari yarabitse mu gikari. Umwe yitwaga Yani, undi yitwaga Yambure. Nico cyiza cyo kwiga Bibiliya. Murazana ituro. Muraho ariko? Muraho neza. Muraho. Hanyuma bayani baraza babwira Farawo bati ari kukubesha ngo iki? Farawo ati murebera ngo ahinduye inkoni inzoka. Bayani bati natwe biturabizi, cokora uyu Mose mu ishuri yanabaguwa mbere tugakurikiraho. Bayani batireka natwe tukwereke. Batereye hasi inkoni na Mose ayitereye hasi, hanyuma ngo zose zihinduka inzoka. Mose ati katika ndashwanyaguza ndamenagura ndubika, akabona byose bibaye inzoka. Reka nkubwire, nubwo byose ubona bisa, ibyavuzwe n'Imana ni original. Umva igitangaza, inzoka ya Mose ngo yarahagurutse irangije irema, irangije irongera irunama, itoragura za zindi. Imaze kuzitoragura izibika mu nda. Ngiye guhanura ubuhanuzi bukomeye. Hanyuma iyo Farawo agira ubwenge yari guhita yaka Mose y'inkoni, ariko Farawo ntiyabishobora kuko iyi nkoni yatanzwe n'Imana. Impamvu y'iyi nkoni ni ukugira ngo imire iz'abakonikoni tuzigendane mu kiganza. Inkoni yacu yazimize izifite mu nda. Ni nayo mpamvu tutazapfa kuko tubafiteho ububasha, ariko bo nta bubasha badufiteho. Ndafashijwe. Niyo mpamvu umurozi avuga ngo ntuzabyara, agatungurwa no guhurira nawe mwagiye gukingiza. Muranyumvise? Cyane. Inkoni ya Mose yagendanye je dinar kuko inzoka ya Mose yatoraguye utuyoka tw'abakonikoni. Mose arambura ukuboko ahita ayifata ihinduka inkoni. Za nzoka zikiri mu nda y'inkoni cyangwa si mu nda y'inzoka. Muranyumvise? Yego. Muranyumvise? Yego. Kela entrezinance nicyo cyatumye barageze ku nyanja. Imana ikabwira Mose ngo urambura inkoni gusa, kuko inkoni irimwe ububasha. Igendana imbaraga z'abakonikoni, iba yazitesheje. Iminota iragiye. Noneho rata ntabwo nari kwira. Noneho uyu mugore aracaha ati kwa Jinage ko nabona kana nta kuzuka. Ati nta kundi, nubwo ntari mpari ashobora kuba yaratinze kuvuga iyi nkuru, ariko biratinda barayimenya. Baraza bati mada ibyo twumvise nibyo? Undi ati nibyo. Sohora ko gatumbi rero tugende. Twamaze kugura n'imva, twamaze kugura. Uje gushingura kaza azanye n'umukarani.
mugabani tugiye gushingura kakana ka wa mugore kandi turahita tumusenda tugabana ibye. Karani urumva rero ngo ino tugende mwana urikorera igitanda. Abaje gutabara bakaza batazanywe no gutabara ahubwo bishimiye no kugabana. Bageze bati gira vuba idukereza. Damati mureke ngasiga amavuta. Bandi bati ntiturategereza isiga ry'amavuta muhe musohoye ibintu tube turagabana n'ubundi kariya kana ntigateze kuzuka. Byarangiye na se yarapfuye muzi ko se yapfuye ubu twaramushinguye. Kariya kana rero nako gakurikiye se muhe musohoye ibitanda tube turagabana. Igihe bari kugabagabana umukuru w'umuryango ati buretse batagira ngo twashinyaguriye umurambo. Buri wese ibyo amaze kugabana ababyegetse. Tubanze twikize uyu murambo twihute tuje rusororo none turagaruka buri wese ari gushikira ibyo yagabanye. Iyi nkuru ngo Yesu ayimenya atarahari. Tega amatwi unyumve. Ahantu Yesu yarari kugera inayini rwari urugendo rw'iminsi 7 ariko kubera ko ashoboye byose yahagenze umunsi nijoro ahura n'abikoreye ikiriba. Ahagenda umunsi nijoro. Urumva ukuntu ibiduhagarikisha umutima abirusha gukomera. Yego. Avuga ati ni muture. Bati turi kwihuta tugira usororo. Umva ico nkundira Yesu ahura nabo batarashingura. Kumutanyumvise baratwikorera ariko ntabwo badushingura. Ahura nabo batari bagira gute Batari bashingura. ahagarara hagati bataragera irusororo. Ntabwo gutabara irusororo hagati yaho utuye no kugera irusororo. Yesu arahahagaze. Haguruka utere haleluya. Haleluya. Haravuga ati ni muture. Yego. Bati aka kana byarangiye na se byararangiye. Yesu ati se yapfuye ntarahagera. Aka ko kapfuye nabimenye. Bati Yesu widukereze. Yesu atabahuye nanje ho gushingura barashima. Ubuse muranyumvise. Yego. Abahuye na Yesu aho gushingura barashima. Bati reka tugusobanura. Ati ngewe nta muntu usobanurira. Ibyanyu mbizi mwese mutaravuga. Hahita avuga ati muhungu batamenye ko ari n'agahungu tutabivuze. Ndagutegetse byuka. Bati reka turebe Yesu waramuha. Yesu ngo afata ukuboko kakana ngo amusubiza nyina. Ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye. Humura ibyawe Yesu azaho biherereye. Ndafashijwe. Yego. Wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye byaragushenjaguye n'urubanza rwanjye. Ubona ko nibagiwe Yesu uzanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye. Intumwa zagusizeyo zarakuzinu. Natwe ntabwo twashobora kubigereranya. Reka nsabe abakameramani babe bakuyeho kamera gatoya gusa. Ndashaka guhanurira Rugaba. Nizere ko mwabikuyeho. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo yomoye umutima wawe ihereye muri nyina w'igikomeri. Umuntu ashobora kugendana n'igikomere atashobora kubwira abantu. Atajya kwa dogiteri ngo abwire dogiteri ngo ndababara.
ariko izi komora izana ibyomoro biruta ibikomere umuntu aba afite. Irambwiye ngo irakomoye. Mbonye marayika azanye amafi, arangije araguhereza, agufata ukuboko arakubwira ngo ngwino nkwereke naho uzayororera. Mbonye akujanya ahantu heza, arakubwira ngo ngahororera, orora. Ngiye kubona mbona ya mafi abyaye andi mafi menshi. Mana yambwira ngo mwubakiye ubuzima bugeretseho ubuzima. Nubatse ubuzima kandi nubatse urugo rwe. Ibiguca intege ntibizabura, ariko yaguhamagaye iguha imbaraga za none n'izejo hazaza. Izina ryawe rigiye kumenyekana kuruta uko uyu munsi utekereza ko abantu bakuzi. Mbonye izina ryawe ribaye rinini cyane. Imana irambwira ngo ni izina mpesheje agaciro kuko azatungwa naryo. Ugiye guhamagarwa n'abantu benshi bakomeye, ugiye kwicara n'abantu bakomeye, ugiye guhamagarwa mu nama nkuru, ugiye kujya ugenda mu ndege nk'uko umuntu ajya gutega kwa Steri Nyabugogo. Imana irambwiye ngo iguciriye inzira zo mu birere. Niba hari ikintu gihwereza karande, niba hari ikintu cyica karande gasinzira, niyo wicaye muri Rwandeya. Ya nayicayemo ngahita ndi wabazimu webi wacu, ndakwihanije n'undi munsi bagiye hejuru ntimuzongere kwegura umutwe. Uyu munsi ngendeye mu ndege inshuro 10. Kagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite ni Yesu. Batwibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana. Awe mucuranzi nawe ko twatewe mu rugo rw'Imana, tuzashishira mu bikari bya kagasura dufite. Ibi byishimo dufite ni Yesu. Twibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana. Murekeraho va kuri telefone nkubwire abahanuye stroke bari mu mwuka. Imana irambwiye ngo wari umugambi w'abadayimoni, ntabwo wari kuzarama, ariko kubera ko wahisemo neza uzarama. Kandi si nawe wenyine wari kuzaba upfuye ukenyutse, uwo mwuka mu muryango wanyu bamo. Imana irambwiye ngo wowe ntuzagukurikirana, maze kandi mbonye umuntu aguhereje kontaki. Imana irambwira ngo muhaye kuzajya yitwara. Mbonye kategori nyinshi zigerekeranye, hajya bibaga byinshi nabyo. Yego. Bibaga byinshi. Mbonye ari nka bine rwose bikurikiranye. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo uzi ko hariho kamwe di bunyishizeho 4. Teshwa iva izone kandi niwitwara neza.
mbonye hari company guhamagaye muri Amerika, mbona uri gutwara ikimodoka cya rukururane. Hajya namwe niko mucitara, ngiye kubona mbona cyanditseho ngo transit good. Numvijwe rirambwiye ngo uwo ndashaka kumuhesha agaciro mu muryango wabo, niwe bazaje bamagara ngo boss. Uzi ko amasaha yagiye we. Noneho rero naringeze ku ijambo rivuze ngo ibyawe Yesu azi aho biherereye. Afata umwana muhereza nyina. Abari basize bagabanye banyuze mu maguru ya Yesu bati wa mutipe ni umuhatari. Bari basize abanyantege nke babyicayeho bati mubihambure vuba. Bandi bati bigenze gute? Ati duhuye n'umugabo turusha amaboko. Abari basigaye ku bintu bati ndimutubwire ko ari mwene Mariya. Bandi bati nuwo mwamumenye, ni uvuguruza imigambi, ni uha agaciro abantu bakambuye, ni urema ibitariho bikabaho, ni utegeka urupfu kuko rufite mu kiganza. Uwo niyo wavuze ngo ntimuhagarike imitima. Aherutse gukora ikindi kintu i Babuloni, Hotel die. Uwitwa Nebukadinezari ngo yabwiye ba Saduraka, Meshake na Abedenego, arababwira ngo ndashaka ko namwe muramya ibigirwamana igishushanyo nabajije. Ba Saduraka baramubwira ngo twebwe twamaze kwizera iruta ibishushanyo, twamaze kwizera ishobora. Nebukadinezari ati ntabwo mwakora nk'ibyo abandi bakoze. Baramubwira bati twe twamaze kumenya ko ijuru atari ivangamutungo, ni umuntu ku giti cye, ntabwo turakora ibyo abandi bakoze. Guteze Nebukadinezari ngo agira umujinya, aravuga ngo ubwo ni iyihe mana yabasha kubanga? Baramubwira bati reka tukubwire, iyo twizeye dufitanye nayo amakuru. Uyu munsi nubwo itadukiza, yigeze idukiza. Uyu munsi ishobora guceceka, ariko yigeze ivugana. Dufite ibihamya. Yesu yari akiri mu ijuru ataraza kuducungura, ngo yumva ba Saduraka bavuza Imana neza. Niba hari umuntu Imana ikunda, nuyivuze neza mu bibazo. Uzi ko utanyumvise? Iyo uvuze Imana neza mu bibazo, ihaguruka no mu gihe kitari cyo guhaguruka. Haleluya. Yesu abwira Imana ngo ndagiye. Bariya bagabo bakuvuze neza, nubwo igihe cyanjye cyo kuja gucungura kitara, ariko mbaye ngiye. Iyo ukiranuka uhagurutse Imana ikaza no mu gihe kitari icyo kuza. Yesu araza. Ba Saduraka babwira Nebukadinezari bati mutubohe vuba. Nebukadinezari ati mubanze umva we mwenyegeze itanura 7, ubundi wenda nibabona umuriro ugurumana baragira ubwoba. Iyo abandi bari kwenyegeza itanura, Yesu atambuka iruhande rwa ba Saduraka, arabapepera ati muhumure mbatanzemo. Niba hari ikintu kidukomeza, tureba ibyo abisi batareba, twumva ibyo batumva. Baratuvuma tukumva ijwi rituvumura. Baraturoga tukumva ijwi ritubwira ngo ubwo burozi bubaye mayoneze. Burije dutahe gutabara umukiranutsi, ibyaremwe byose abitiza amatwi. Muranyumvise? Yesu abwira umuriro ati mugomba kwitegura, hano haje abashitsi kandi barasenze. Ntabwo basenga ngo bagire no gutwikwa n'umuriro. Umuriro guti turabyumvishe bose, ahubwo tubwira uko turifata. Yesu ati mukwiye kugira discipline, muremera ngenda abadirija. Umuriro guti nta kibazo uridirija mwiza. Hanyuma
Nebukadinezari ngo munshakire abasore bafite imbaraga banjugunyire ba Saduraka, hanyuma babara rimwe kabiri gatatu ngo bajugunye mu muriro. Yesu ahita adirije umuriro ahubwo ati usimbuka ba Saduraka ufata ababajugunye. Kabiri, umuriro uca ingoyi ziziritse amaboko, ariko wirinda gukora ku maboko yakoreye Imana. Haleluya. Dafashe ngo yizigomba gucika, ariko amaboko yakoreye Imana ntabwo agira icyo atwarwa n'umuriro. Muvuge ngo amen. Amen. Nebukadinezari ngo ategereza abo yatumye abona ntibaje. Ati babandi natumye bari he? Abandi bati nibo bahiye mbere. Nebukadinezari ati ko ndi kumva gitari mu muriro, ko ndi kumva na senti, naho Yesu yagezemo aba byose. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Haleluya. Haleluya. Mwami wanjye Yesu uri ngabingingira, ngo simbere n'inyuma singikangwa na Satani, ngo simbere n'inyuma singikangwa na Satani. Umva, Satani kuko ari umwanzi anteza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abanzi bahagurutse kurwanya, ariko ijambo ryawe rikangomeza umutima. Mwami wanjye Yesu uri ngabingingira. Nimuntere umujinya nzagaruka. Ariko ijambo ryawe rikangomeza umutima. Mwami wanjye Yesu uri ngabingingira. Ngo Nebukadinezari yumva za senti, yumva kita, ngo agira amatsiko. Tiniko umuriro wabaye senti ryari? Bati itegereze neza. Hajya twajugunye banga abandi bati ni batatu. Ati reka dandi kubonamo bane, kandi wa kane we ntasanzwe. Ishusho ye irasa ni umwana. Aravuga ati ba Saduraka bati perezida mwanyemera mukaza. Ba Saduraka bati asigaye korasi imwe. Yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, oh yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, nukubera Imana, nukubera, ntabwo ari amashuri, ikindi kandi ntabwo ari imiryango, nukubera Imana. burije. Mwareka tugasoza tukazagarukara. Noneho Nebukadinezari ati mwambabarira mukaza ko tubategereje, dufite amatsiko yo kubakoraho ngo twumve uko bimeze. dufite amatsiko. Ba Saduraka bati hari korasi imwe yari sigaye. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni aribyo nkwiye gukora, yarakorewe, ariko icyo nzi aribyo nkwiye gukora. orekeraho. Nebukadinezari ati mwambabarira, kandi n'uwo muri kumwe namaze kumumenya. Ubundi abahanga bavuga ko mu bantu beretswe ko Yesu azaza, Nebukadinezari arimo. Namaze kumumenya, mumumphendahendere nawe musohokane. Yesu abwira ba Saduraka ati mugende nje ndasigara.
bati databuja kubera ikusigaye. Arabwira ati uyu munsi ni mwebwe ndokoye, ejo ntegereje ba rugaba ngo nabo nzabarokore. Uyu munsi ni mwebwe ndokoye, ariko n'abavestine bari inyuma kugira ngo mbarokore uyu muriro. Akira ubuhanuzi buvuza ngo Imana iracyakora. Yatubwiye ngo ni Imana ishoboye byose. Niba yarazimije umuriro basaduraka bakawubyiniramo, ibyawe izabinanirwa. Uwo niwe wavuze ngo ntimuhagarike imitima. Aherutse gukora ikindi. Daniyeli bamujugunye mu rwobo, arangije ngo amutangamo. Abwira intare ati ndabizi ko mumaze 7. Intare ziti urabizi ko dushonje? Yesu ati mwongere mufate ibiye. Ziti kubera iki? Yesu ati mugiye kubona umushitsi kandi yarasenze. Intare ziti ntitwagusuzugura, ari wowe muyobozi wacu kuko ni wowe ntare yo mu muryango wa Yuda. Ya mbere iti nshingiye ko ari itegeko riturutse mu kanwa kawe mbaye matera. Ya kabiri iti nanjye ndabakuvurori. Ya gatatu iti nanjye ndaba umusego. Iya kane iti nanjye ndacunga umutekano. Ntabwo yaba yaravuzweho nawe ngo ararahangayitse. Daniyeli ngo niba hari ibitotsi yigeze asinzira akagubwa neza ni igihe yari mu rwobo rw'intare. Uwo wasinzirije Daniyeli akamucungira umutekano niwe uvuze ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nawe muyizere. Nakire neza ijambo ry'Imana. Haguruke dusenge. Haguruka dusenge. Haguruka dusenge. Ibiduhagarikisha umutima tubana nabyo. Muri karitsiye birahari, aho ukorera birahari, ibigutega ngo nturabona akazi birahari, ariko akira ubuhanuzi uvuze ngo ntuhagarike. haleluya. Kora mugenzi wo mu kiganza umubwire ngo ntiwongere guhagarika umutima. Mana yacu, ise umwami wacu Yesu Kristo, Imana ihumuriza abasenga, Imana irwana urugamba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwo duhumurije turahumuye. Twabonaga ibiduhangayikisha turi kurebana nabyo, tukagira ngo hari icyo byadutwara, ariko utumeneye ibanga uratubwiye ngo ntiduhagarike imitima. Turakomeye kuko dukomejwe nawe. Aba bagabo barakomeye, aba basore barakomeye, abagore barakomeye, urubyiruko rurakomeye kuko twiringiye. Uwo twiringiye ngo arusha amaboko ibiduhagarikisha umutima. Turaryamye turasinziriye kuko twiseguye Kristo. Tugukomeye mu mashi, uri intwari, uri imfura mu bazutse, uri igihangange, urera imfubyi zigakura, wita ku bapfakazi, ni wowe womora imitima ikomeretse. Ntituzakuvaho. Niwakira amashi kandi niwakira impundu. Imana irambwiye ngo buri wese niyumve. Imana iremye ibitari biriho kugira ngo bibeho. Bimenyekanye ko twasenze kuko buri wese agiye kuvana ahura n'igitangaza. Haleluya, haleluya. Ni Imana yishuye amadeni, ni Imana itanze amahoro mu ngo, ni Imana ihaye abagabo agaciro mu ngo, ni Imana ihaye abana bacu ubwenge. Abana bose baje gusenga, Imana irambwiye ngo igihembwe cya 3 kizababera cyiza. Haleluya. Ni Imana itanze amashuri ku bantu badepoje, ni Imana itanze amaviza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni Imana yubatse iri torero ngo rikomere. Bonye urusengero rwiza cyane, bona abanyamahanga bari kuza kurureba. Imana itanze imbaraga, itanze abaterankunga, kandi iravuze ngo ibakuyeho igitutsi. Umuntu wese wateranye warindiriye mu nzu y'Imana ngo atahanye kado ifatika.